naje mu nzu ya sida nyine nese ubundi umutindi n'umuvura ijisho bwacya kari gukanurira mutindi umuvura ijisho bwacya kari nyine nk'umuntu nawe wararikanuye rero nk'umuntu wamara ukankura ku muhanda nyine ukanzana nyine ukanshyira iwawe umaze guhaga ariko ibondo n'ibondo dore ibere ryaraje akazu k'imbwa bazana ukaba kana sindarangiza nawe cugufi akazu k'imbwa kandi nitwe sendaya we zifashe ugumanitse ariko wayibonye inzu umva iyi nzu narayivunikiye ndayisezeranira imbere y'Imana n'amategeko ese ko umugabo yajyana wantu kwa kugira warayubatse nzaje nyiraramo waruzi banduhira abantu n'ubwa mbere n'ubwa nyuma banduhira abandi urabazi sije nibyo sare so umupfakazi ari umugabo yapfaka yagiye umupfakazi ko nifite umugabo usanze ntabyutse ari umugabo yarapfakaje kwirebera sheri umwana ya burandi wandaya we izarenda upfura indaya barongorera mu gihuru no mu rushano ye baba we wandaya we uburani buramba wabibanye umugore w'umugabo kandi kandi umugabo wanjye aragaruka uburaya ntiburamba kandi mana koje ninjije suyu wanze kuvugisha ukuri wanze kuvuga ukunda nyirizina Igo Ndire urabizi naguye muki ari mukuru wanje nariya ukunda Jamukuru wawe mwarame mucyari nanzikarisha Waretse wese akasoroma ibyo bitandeba usi mukuru wanje Wese asoroma gushira mu gitebo cyangwa usoroma wikira mu gitebo Ugagumana nari Aragumana yani kuko Eme uragiye uragiye nubwo ari kijamafuti ntabwo agikasira guca mara uduhungu tureshya nk'utungutu ako ibintu birasa n'ibintu bitanga safire komaza mubaza umuntu arifasha nakubeshye arashinje yanjye ibyo bintu ngiye ntabwo bikubyumva bikande atwandishije nawe dreye inshuti yanjye utuziyunga gute umuriyunga abantu bise n'ibintu bitangaje ariko ukunda ariya wakikoryo ariya musanya amafaranga dufaranga zirirebo we nakubwira gusanya amafaranga muyi wambwiraga sindi kudufaranga mali tori rega kwivugisha amatama yombi rega gukosa ku kiremwa muntu barashoboka cyacyaho hejuru yo kumbeshya ukina n'amarangamutima yanjye usugira ubwenge ese ko yarakubeshya none ni umuntu upfuye amafaranga nawe nandi soni kuvuga ubu ndi kumubona nkumva natwe ubu rugwago nakosa ukora ubuse nahagera ntarepfu ubundi ugakosa nimba uyo ngo yagukoshereje wowe nawe wakoshereje kandi ngende n'ubundi ndabona uyu ngo yari umurambo nose nawe ugiye nta kintu umufashije umva rero mace kamenye urenze nyina sibi njya nkubwira karuhije babiri karabatera eme nagiye nutumye agenda shiri wanjye eme kubera ibifuti byawe ibi nibyo bita ingaruka y'icyaha rero nibyo bavuga ko wakanyure ko kakagenda banze bitonde uvuye kuzimu natinya izuba tayari uranyurira imigo ko icyo naze ko nawe ko wakizira uriya musaza kwazizo buranje ari uburape banza wumve rero sinitaye nguri kugonga ishwe nabyimwe kajoriti igihe cyose mu buzima bwanjye iri ni itangiro wasanga n'ubuzima unyane kwa muganga inde fasha nukuri kwimana ngo macenga we nikore nateramo yo rushigishe tayari nyorera nawe ejo ni wowe oya ndagucyurira kuko naziragiye ndagugira so yiturwa indi nashaka bugira so yiturwa nyoko gusa nakugira inama uramusaza kempo se wabara abakobwa umugenere kurura mupfunda gasana nyakugize uko nyagupfa nawe uramusaza n'umugome we ejo bundi yankubise urukweta nziza imyenda ye ngo igisenzi bita kavamahanga ngo cyamwibye imyenda agenda yimbaririza iriya ni shitani n'umugome kabutindura mugendere kure dore n'umugaje
bari umfashe njye kwa muganga. mujyane kwa muganga. Banda baranjyana kwa muganga. cyakoze kamujyane kwa muganga. Nuwagufashije rero nta kintu yagufashije. Urukundo nikawe. Tugenda Abasha se guhaguruka. hagurukishwa inkoni kahambere. Akagura gakonyaguye. Abazakonyora Umutwara ushenjagura. Akabagorora. Rubura araca. Arakwica se. Ako Safizo we ura. Safani yo kwa muganga kuko warunzanye koko. Adashara. Ubwo wamfashije kugukangiza kwa muganga Safizo we. Babara nukuri kw'Imana. Babara ndinyira nzabikwitura. Wema wishimye sibyo? Wabyigaragayemo wishimye. Safira ko ubu koko niki cyumariye koko. Ano kwa muganga ujyanye koko. Yo kwa muganga warunzanye. Uribuka ka SMS wamaye kuri phone umbwira ngo wanyereye mu mata ukubita umunwa mu buki. Nibyo byibyo rero. None subanga unego ko ndayikura gute koko Safizo wambabariye we aratuze Safizo we. Mbabariye nukuri kw'Imana ngo nzongera we. Ntabwo nzongera we Safizo mbabariye ko Mana yanjye we. Ayiwe. Umusogo none ndavanga gute koko. Nganjanye kwa muganga none bahana naye kunzira ku muhanda we. Ubuse ndabona umugira neza kuko wamfasha nkavanga. Nakumana yanjye. Ingaruka y'icyaha koko niyi ngiyi. Mana we. Iyo menya ntabwo byari kugenda gutya. Urashize noneho. Yesu nibi byari birimo koko. Mukoko k'imbwa zihinduye ivu. Uzi ko imbwa yihinduye ivu? Nibi byarimo. Niko. Waruzanye abapfakazi mu rugo rwanjye nagira barajya nzapfakari kuko urayapfakanye. Baje kumpungurira. None se wana ese wagiye. Babivuze kuri yuko imbwa zihinduye ivu. Uribagiye uburyo nakuzanye umeze? None se umenduye imbwa kandi n'ibintu byose twakora. Waje hano mu mutungo uhari. Ikimbabaza nuko nemeye gusezerana nawe. Ikimbabaza nuko nemeye gusezerana nawe. Naragiye umva yuko nagiye nahezeyo. Byarakomye. Se wana ese ukagiye. Nanjye sida tarimo wayizanye yuko yakura mupfakazi. Sida? Nagara wayizanye ntago shobora nipimisha ngasanga ndwaye sida. Ariko wawe sida. Neza mbura ubuzima bwanjye kubera wowe. Sidana. Reka nkubwire. Uribuka uburyo nagutoraguye nkimera gusezerana nawe. Urabyibuka? None ugiye kujunzanya abafaka. Ahubwo ni wowe wayizanye. Ntabyo nzi nimba ngiye ni wowe urwaye sida. Ngende muzima. Ni wowe urwaye sida. Reka nkubwire rero. Ahubwo utarayinyanduje. Se wanzanye. Ahubwo ni se wanzanye. Narakuzanye. Nkuzana mu nzu yuzuye. Warayinzaniye nyine. Wanzanye muri sida. Inzu yuzuye imeze neza. Wanzanye muri sida. Wanzanye muri sida. Wangawe. Uri kwa kuri imbwa muri urugo. Wanzanye muri sida. Urabyibuka kuri imbwa muri urugo. Imbwa ya sida. Iyi nzu waje hano ituzuye. Kuyizaniramo indaya. Nyine naje mu nzu ya sida. Naje mu nzu ya sida nyine. Nahise ubundi umutindi n'umuvura ijisho bwa cyakari gukanurira. Mutindi umuvura ijisho bwa cyakari gukanurira. Nyine nk'umuntu nawe wararikanuye rero. Nk'umuntu wamara gukankura ku muhanda nyine. Ukanzana nyine ukanshyira iwawe.
umaze guhaga ariko ibondo ni ibondo dore ibere ryarashe ayiwa akazu k'imbwa bazana kaba kana sinarangira nawe cyo gupfipfuka akazu k'imbwa kandi icara reka se ntabwo nzagira uko navunikiye ibintu byanjye ugiye no kubizana mu indaya ako mbabarira basi uribuka icyo cyo muri uru rugo uri umugabo muri rugo kuko nemeye gusezerana nawe Waretse se ariko ntibikuyeho ko umutungo ari uwanjye reka nsubire ku muhanda basi nsubiraho wankuye okay urabishaka yewe boy dore abandi basore beza sha fa kutongera kunkubita gusa ubundi reka kanigendere urakoze no kuma kano kamatera sinenzi ko nzakabona nako nkubona ataga urugo rwanjye njya kugeza ubwo indazi nyinjirira mu rugo koko ubu najyaga kuko amana kugeza ubwo indazi zinjira mu kugeza ubwo nagiye gushaka iranga y'umugabo nyizeye imitungo ngasanga nayo kuko ubu najyaga kuko umuntu najyaga winguruka yicyane ubusambanyi bwa indazingiriye mu rugo ndazapfakazi z'intwari y'umugabo nzugura undi mugabo karame bosi nawe rero ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo aba ari sawa ubundi ko muri iyi minsi nsigaye mbona ushaka mvuye hano haruguru hari umugore naringiye kureba ibyo narindimo niyo mpamvu wasanze ntahari iki cyane se ntabwo wigeze ucyasanga mwaka bitanu kabinyuma sinaguze ko ari akana arani ipevero ko kurya ku mafaranga yanjye kandi uzi ko nta kazi mfite hasema mu bundi
nkubwire niba ari na telefone ikuzanye wanguriye fata ibyawe. byemeza neza ko bamuteye. Dore iki kirahageze. Umuceri mesara abanyaga ahambirwa. Vuye habanzanga. Papa kumbwira nabi none Gerwe nkurumbe kwarwa mu Ziba. He nakwereka. Nabareka. Bureka. N'abana aba. Umva. Kanaga n'abantu aba batatu. Ako papa ubuze turabona none munsi. Kuko ntabwo nyebyemera ibyo wakoze. Ubu ngubu usigaye utwete. Papa niko mbaba rasa ku ntego ubundi umubaza ikibazo nyirizina. Uyu mukobwa no kwa Karore sinziba. Ubundi kankubaza. Nindaguteye inda. Jewe. Wowe nyine. Jewe papa. Urantubiza ninde? None se ayo makuru mwayakuye he? Akurwa haturutse.
makuru nayakuyeho akabwarabwara we ibi bintu wakoze ariko niko ubu ngubu yo urumva njyewe nimagina kuba nakijya cyangwa kumva itone manze mwibarize itone mwibarize yego mubaze ngo warahibereye ninde waguteye inda uransubiza ijambo rimwe ari ryo izina ryiwe yitwa nde nose papa ibyo bintu urabizi ko ari ibyo koko ibyo simbikubajije njyana kukubaza ikintu kimwe ninde papa niko reka njye nkwereke ibintu nibi ibi nibi kiri guceceka uratwite mutwite yego aratwite cyane aratwite subiza ibintu nibi birundi guca hirya no hino njye ndumva nta mumaro bifite urambwira kuko ikisaba ninde kiri ku mutwe papa avuga ngo nakureze nabi nareze nabi subiza ibintu nibi hanyuma tumenye ngo turacukura imvi imezite nimba ari abantu babi cyangwa nimba ari umuntu umwe subiza inyongorera vuga cyane vuga kuko ndabizi ko uvuga nk'isani vuga bayigitara ntabwo yirukaga twagitenda vuga ma vuga wamfura we mama vuga ubundi wirapuka ikubita imipfunsi niyinjira nikore mwana wawe bayigutara ubundi uri ubaka kandi ntabwo ndi kunegose nawe uratwite mutwite nta minota mushiye kuvuga nyine nda ibike iyo ni interuro ndafite mana y'isi n'ijuru ndapfuye niko sura ibintu kuzaho katsingo ni muri none zirango nzerekeza yuko papa niko papa ni muzima hande ko tore ndabibi bintu bone iki gishaka ndabara arije abari ma bya bintu bivuga umva nkubwire iyi tuba tuyihoreye umva nkujya n'ubundi niyo guteza ibibazo n'ikivuga ibintu cyahinze oya cyihorere n'icyo abandi baba bamuhamagara ako siko nta soni ugira
ariko aha hantu ngiye kugusaba ikintu kimwe mu buzima kiruta ibindi byose nigeze mpaka. Ndakwinginze ngo uce bugufi wihangane nk'umuntu uzi Imana ku mwanzuro wafashe. Mana zonge nahuriye nayo. Ndakwinginze rero papa niko ni ukuri kandi umwanzuro dufashe nsanze duhubutse, kuko gufata umwana nk'uriya afite urubuto mu nda ukamufata ukajya kumwangiza buriya ni ikindi kibazo kindi twaba tugiye guteza. Twaba tugiye kongera kumuteza ibindi bibazo byo kuba yatekereza cyane cyangwa akaba yajya akaniyahura kubera ku mwanzuro umwe twebwe twagafashe. Ahubwo twebwe nk'ababyeyi twagakwiye kumwiyegereza. Harya mayanjye ni ahari. Ariko papa niko ubu kuba twafata umwuzukuru no kuba twajya kugabanya umubare w'abagize umuryango, icyo kintu nicyo wifuza? Ndakwinginze n'ukuri kw'Imana, kuba wenda tutarabashije kumuba hafi ibihe byose, ahubwo nibwo tukwiye kubikora. Ibyo bintu urabyumva ute? Ubyumva neza, ariko igihe nahereye mbabwira bakajyandi kubesha. Papa niko ibi bintu ntabwo ari twebwe twenyine bibayeho. Ibi bintu ntabwo ari twebwe twenyine bibayeho. Kwa Karore hajya ntibyahabaye. Byarahabaye, ahubwo tugomba gutanga itandukaniro ku buryo n'umwana wacu aza tukamufata neza tukagenda ese nakuzwe ntugashaka ndamukeneye. Ni ukuri kw'Imana, ni ukuri kw'Imana ndakwinginze, kandi none ntumwereke uburakari, umwakirana amaboko y'urukundo kugira ngo n'umwana bitamugiraho ingaruka twite. Ndakwinginze papa niko ibyo bintu n'ubyumva neza, dukwiye kumwereka urukundo. Cyo kumuzana se genda urumva haje abakobwa babiri. Nawe nabonye umwanga hari ubushaka guteranya abantu. Ni mwanga se nzaba inzobe. Macenga hano havuye abakobwa babiri. Umwe araza ngo ni sheriwe, undi ngo ni sheriwe. No ubukobwa bubiri, kamwe kitwa Odereyi nakandi kitwa Ariya. Ngo bari abakobwa ze simbazi. Urabazi? Teka amatwi rero mwumve. Simbe uzabimubaza. Numva ngo ngiye kubona mbona basesekaya. Niyicare ndi ku gikoma cyanjye. Ati umwe Odereyi Macenga sheri. Ariya Macenga sheri. Abere ikintu bita igipfuzi hano. Byibuze iyo nahaba. Urava ngo Macenga ndamwanga. Iyo nahaba nakaboko ahetse kameze gatya kaziritse. N'umutwe uraziritse cyakoze umuntu wamukomye yaramuhamisha. Odereyi yahagararaga akaguru gutya akakubita akaguru nk'uwatsa moto. Ariya nawe yakubitaga urushyi. Si burya yicaga icyo. Gutyo none aramfashe. Kino no sofi.
Iki? Safi ndi mu bibazo. Bimeze bite se kandi? Ibaze noneho macenga noneho mana we. Ubusa aramfasha iki muri ibyo bibazo? Nose byagenze bite se macenga kugize ate kandi? Komeruka cyagihe reka ejo bundi nanone reka mwahimbawe muri mu bintu by'urukundo byaje kuvamo ibibazo se? Safi noneho mwana we. Ariko nizere ko yari amarira y'ibyishimo uri murarana yabaho cyangwa yagahinda ibintu bibiri. Umva ngwino ujye kunyereka macenga kwanza. Gende we tugende gusa ariko bisa kuzukundi nuka kumbabo. Noneho ndazibambwa nzerekeza he? Hoya aho zibamba suhambaze. Aka ni kaga telefone natoye. Sebura nakaraga kari gushaka ariko nkagahereza kakaga ko tunararana bura kari kagamije iki? Nikaga nari kuyiguhereza. Ago se nange ngiye kuza ngiye kuza nitoza gusenga. Nzaruze ni gusenga Imana kwa natoye ka telefone. Natoye ka telefone kameze neza pe kameze neza. Ubu ngiye gukora amasengesho y'isa. Ngiye kugushimira ngiye gukora amasengesho y'isa. Boka mbere kugakurasi. Mbere ariko bwose nza niba. Maze nkaririmbi. Ndaninginga Imana nginyere kanyashi. Dengo. Nigikisha. Ntungure mu mwuka bureze baze nagize gusenga. Akandi karirimbo. Kamaze nagize kane. Ndaninginga Imana nginyere kanyashi. Umvasha gusa ubwo ndikumva umeze nkuri kumpururiza. Wapenye ni kwiririmbira Imana ndi gusenga Imana uyu munsi ngiye gukora amasengesho y'isa. Uretse maze nsoze maze ngura amasengesho y'isa. Nyine gakore ibura gakora. Nyine rekana gakora. Nigikisa. Ni telefone. Kandi telefone nakanye. Ubuzigine nabaye mu kirengewe. Niyo mpamvu ndi gukora amasengesho y'isa yose. Ndi guhimbaza Imana. Umva kandi kari muri ushaka kwiririmbira Imana. Ngo singishoboye kwihanganira izo nyashi zawe. Umva nyine umva wambwa. Ngira. Indembwa. Indembwa. Hajiri kava amahanga. Nkabani bagende kugusuza. Komera cyane sha. Komera kava amaha. Si wowe. Wambwa kanyirengagiza barukaza. Uri kava amahanga. Iki kintu mwakubona cyari mwe wa mugabo we icyo kintu gifite kingana guco igitabo ndagaswingingira. Nyine amakuru yo ni maremare pe. Ahubwo ikintu cya mbere narakubwiye ngo umva maze mwirimbira kare kayirimba. Amakuru gabaye maremare uri mugufi gara gusunza ubwo ngubwo mwa. Yaransumbye reka tubifate gute. Gara kuruse. Umva nyine. Ukagira gaho gutega amakuru kandi gakuruta. Nginyoni yataye cyari ramangamanga nawe wataye dengo ramangamanze. Niyo kubuvumo bwawe nakubwiye ngo wagenda ukiyahura wagenda ukazungu uzagaruka unzanga. Ahubwo mbwira bimeze bite? Izi bintu byabaye sha. Ibiki? Yagize guca cyaka nyino cyode reba kwa munsi giye kwishyuza amacenga 10,000 nari namuteteye mu bebe. Uramuteteye mu bebe nyine ngo ugiye kwishyuza. Mama ngeze kumwishyuza. Ako birangari nje muri mideni ndagaswingingira. Ragende macenga mpicumu cyaje cyangwa ngo henyoko. Kagabo kamfashe muno karankwashe frogere tangiye kuza da. Zambia nari mfite cyose kahise kazinya kinenda zanje nari nibya kempura bizi nago naziranguye ukagiye kuzizunguza nako mbaze ngo byakagendekeye gute. Kaje imbe ndugakurikira twaduhuye na kempo. Mbaze ngo nje nakoze iki? Do reba. Pako Chini wari gushobora sinari ngubwira nagaze mu korosi ndi kurumuruka ndi kumuna ngo mnombe ngo nibyo numvishe kuri ma oya da ni wowe nkubise mwana ngize rugero kubyabaye kuri macenga we na macenga shabyihorere nawe wimbaza se ko ataraha ngaha namusize ageze hano kano umuntu umwe mvuye hano ahise agera aha mace Mace none se wabaye sha Safi wazamuye sha se wewe ntunaha wamusize se akaguruka cyane ariko
ariko Safi urandebera koko ibintu uri kunkorera niko nibi nakubwira ibi ntago nari kubyishingira ajya mu bugoryi bwe yararimo noneho nanamera gutya ngo ngende mwisimano nubu ameze gutya ntago byari kuva ariko Safi nibyo ngiye koko ntago nari gucumbikira imisuri ngo nishingire n'imirizo yayo nibishoboka sotse mbwira ngo njyanye kwa muganga une ku muhanda usona abana bo kumugira neza urabubyeyi naye hanga akambwa akankura hari akanshyana mu gacucu ko niko umuntu wawe uramubonye nawe nace nikora gushaka ubwo rero ibyo muvugana n'ibyanyu ubu ngende ndagiye ubwo rawe tuzonya dusubira Imana ibishaka urabeho kandi ibintu Safiza mbwiye ikisakubwiye sheri ibintu ambwiye ngo nabakobwa bagukubise nibyo uramuhungu araneranya uramuhungu gutuka kera aranyanga babiri ngo nimba ngo ari ariya ngo na Audrey ngo barashe ngo baragukubita ngo barakuvunagura ngo nubundi ngo bakuzanye ngo urinere nibyo sheri yo kuduteranya amafuti none se wabaye iki hari umugabo wamereye nabi mera gutya kwabarega sheri buya wega amagutya basi kukuguru kuri kubabara barankunyaguye nawe ikitetesha nonongeye nk'ubwibinzanye nta byakuzanye nibisambo byagukubise se wahora n'iki ari umusaza hariya bita Kempo niwe wankubise isi wabo bakobwa ari kuvuga ngo nibo bankubise wa musaza w'umugome utagira roho utagira roho na mutagatifu ni ingaruka z'icyazi bya twarahuye ira musaza utereta njye amakuru ndayafite ceceka nkubwire uzi ibi noneho ngiye byambaye uzi ko iwacu banyirukanye bakwirukanye shabyibore uzi ko iwacu banyirukanye uzi ko noneho kwirukana iki kandi wagorwa se wari wumva n'icyo banyirukaniye umva ubu ngubu nje narinje kukureba ngo dushake igisubizo nose igisubizo kibona nanjye nameze kuko meze nabi koko uramusaza kwanyirukanganya akanura mu miringo takankubitagura kankonyagura kubera kumuteretera abana uramusore Safiza nako jyanjane kwambwa kona banjugunye koko mana kuko bizi nizo ngaruka z'icyako ko baje bavuga koko iyi singaruka y'icyaha koko ndiwe n'imbwa dore shamana mama ya sheri ntabwo wabanguriwe n'imbwa nawe ntabwo wambwira gutyo urabizi ko twabikoze twishimye icucuzi ko waneye nge naguteye inda waneye inda nyine ubundi biriya bintu wankoresheje kiragenda bishamana reka nkubwire uringegera abakobwa bose bo muri aka karere bose wirwa ubatereta none ninjye ko kuteye inda mana we sheri ntabwo igisubizo ari icyo ngicyo rwose kugutenda ntabwo mbihakana nubwo mbyanze pe ariko nanjye nta kuntu meze babarira umfashe manza agiye kwa muganga basi bamvure hanyuma dushaka igisubizo cy'icyo twakora none sinda ntabwo wajya ukaba iwanyu hari ikibazo nibura nanjye nazakira nkazagutunga ubu se banyirukanye urabona numva na telefone nta n'ikintu na kimwe papa ma yarambwiye ngo ningende ngo muvire mu rugo ninde se ukwirukanye kari papa wawe papa se ntabwo umuzamane ariko mana macenga nagorwa koko none se sheri wanjye koko uragira tubigenze gute koko nanjye kubona norohewe koko navukiye umuruho none gutebera agahungu nako kavunitse ma none sheri wanjyanye kwa muganga kuko ibindi tubijyemo nyuma kuko kubona nanjye mbese urabasha guhaguruka nubarira umagurutse umura no kukarubanda ku muhanda njye banza umbwire icyemezo none biragenda ute sasa reba ibyaha byose twakoze reba ibintu byose twagiyemo babarira ushaka umuntu umfasha kuko tujye kwa muganga ndimo ndababara ntabwo wakuza ukuntu ndi kureba ngo bari bagucumbikiye wangegera mana ndiwe n'imbwa none se kuntu ukumva aribyo biri bubyara igisubizo koko nageze mukuru sinumva ibyo ngoretse ngo pi kuri macenga numvise mukanyirusha uwo mugabo we nahise n'inyane kuko kimani reberaga abagabo tukajya imbwa zikishura rurarushye muri njye barukubita ubu ngubu amaze icyumweru mu gitakada urabizi se niba ukubita agashika buhoro buhoro akaza
akagira nka gutya agashika buhoro akagira nka gutya ntabwo byari kukujya wowe yagiye gukubita agashika buhoro agashika hano gutya kujisha kuko urabona itama ryawe ryaje iminkanyara ntabwo byari kukujya akagira nka gutya agahita kubita ntabwo byari kwirirwa bikujya wowe yakubita gahoro ntabwo byari kukujya wambwiye kujisha ubwo ngubwo mbangize guca Kempo turashaka kavama ariko kubaza amacenga. Cenga ati nikavama haka. Ndi kubumva ndi hijya. Hano ntabwo homotse. Anga. Bo mana harangiye naswingi. Harakize bire harakize. Macenga nago numwongera guhura. Macenga. Akoyera napfuye. Macenga sha. Ariko giye macenga ntabwo ngome bwiwe nzita umuntu nzigiye ngome bwiwe ni gembe. Macenga ntabwo ngamagira gacone bwana uko yanze. Kayema bene yaje mukokubita. Wakukubita gahoro. Ukubita gahoro. Akaza gira ngo. Banza wumva wambwa. Nawe ushobora kuzaza mu kiranga we uranje nteraga umwaka ugwadanje. Umwaka urabutera. Yagize guca onyatsi inena zajana nibyo arazitwaye. Utaye umwaka usengo yongera yigarura iyo myenda yawe. Azigarure reke ko bana kabana zimushinguyemo. Bazimushinguyemo. Usara cabaho. Macenga namwibutsa macenga. Haga bakagufiye. Nina kazi kaka. Twamushinguye umusibe. Kaka inanye nsumbo nakazi kwa macenga. Twamushinguye umusibe cyo ngo bari mwijurura. Mwamushinguye? Ariko asitana ubu ngubu mushinguye. Twaramuhambye. Iki? Twaramuhambye. Macenga. Yagize ute? Yarapfuye. Ninde wamwishe? Kakagabo bozi nakoraga wa mugabo wari kumwe n'inje kazica ariko macenga avuga ko yabaye gitamba canje. Ariko wakitetesha. Gushiri koko urukumva ndi kwitetesha ubona ndi kubabara koko. Shiri wakambwiye uko nguko unyurira koko. Ibintu twabikoranye nawe wishimye bishaka. Izi singaruka z'icyaha mbabara. Nta ingaruka z'icyaha nzirengagije n'ubwo byumva. Ubu sereka nkubaze. Ubu ngubu iyo utajya mu bakobwa ngo ujye kwirirwa ngo nimba ngo bagukubitura Kempo yirirwa gukubita kuvunagura nasi kutagiye kumurega mu bayobozi. Sheri ngo akuvuze. Urabizi ndagukunda. Nimba nkunda rero Sheri I love you. Sheri kuki utanyumva koko kuki utumagaye kandi koko. Umva ariko reka mubaze uri kumbwira je t'aime I love you je t'aime itemamara uri kumva ngambwira hano tujya rero jewe iwacu banyirukanye. Sheri ndabyumva bakwirukanye ntabwo ufitaho kujya. Yaba igitambo cyawe. None se ubundi uri kwibwira ko ubungubu ko baba bamujize gutyo ubundi uri kwibwira ko mutazongera mugahura. Nande? Kambo. Nawe ko Kempo ari umusazi. Nawe ko Kempo agira umujinya mwinshi cyane. Muzongera n'ubundi muhure. Kukantu ka Kempo nongera ko. Ahubwo ko babaze mubwira kantu kazima. Wewe numva wari haruka z'ibyaha wagiye ukora bigiye kukwihuriraho. Na madebari nawe naramukagufasha. Uraza unyahera mu zuru. Madebari ntabwo bye byarangira mwa. Abakantu kazima pe n'ubu ufite ibyaha byinshi cyane. Ngiye umvire hano ku butaka bwanjye imahweze nibereho neza urumva ntangiye no gutangira gusenga. Gacenga ntangira kwibura ni kuba umuntu mwiza. Macenga je twaramushinguye tumushingura mu mahoro twamushinguye nk'umusivile nk'atasengaga. None se kugasima nagobonye kira nk'umusangira ngendo twongera tukabana neza tugahuza tugatangira kabuse nagahemwa ubwo tukarusangira twavuye gukorera wa mugabo. Kugasima. Ikibazo nuko Kempo kiriho. Kempo kuba kiriho nicyo kibazo cyonyine gusa kirimo. Yaza dusanga aragatunyaza Kempo. Namuzi. None Kempo yazaguhanya ku munsi gumwe agukaye. Ikibazo nyine iyo ugereranya umunyabyaha nawe umunyabyaha. Wagereranya n'imbwa nawe ukabimbwa ukanamuka. Wagereranya n'agapfakazi nawe ugapfakara. Nicyo kirunge niko byagira pe nta kigero niko byangira. Muri inshuti nziza pe. None ubwo uramfasha ikimuhungu wanje. Ikintu nagufasha nuko gushyira Kempo. Cyonyine iyo kiri muri ake gishobotse. Ushaka uburyo ko bishoka kose tujye kwa muganga. Ibintu tuzaba tubipanga mvuyeyo. Umva nkubwire ngiye banyirukanye. Rukundo rwanye ndabyumva bakwirukanye. Urabizi nango nagutererana kwe. Ugira mituweli se? Ufite mituweli? Sheri ushaka igisubizo pe.
imbaza ibibazo none se byinshi kubizi ko aribwo nyirangiza kwiga ko nunzwe n'iwacu uri kumbwira ndakujyana kwa muganga nkujyana hehe sha nawe umva njye noneho reka nkubwire inda iri ahangaha iranzengereje nawe ngo kwa muganga niko karame mama mwana wawe bimeze bite ese ko mwanyirukanye ese uyu mwana nawe mbona ufite ibisebe wawe indushyi zahuye cyangwa muraziranye mama reka nkubwire ngaho mbwira niwe mama wawe mama wanjye se ntabwo umuzi ko numva nawe wivugishwa wibaraguye uze kubona mfite ibipfuko ko kugira ngo ndacyanareba koko ngaho mbwira mama mwana niko wawe shama reka nkubwire siwe byagenze gute uraho neza ntako yego disi ni wa muhungu niko byagenze biteze abagizi ba nabi mama aratari kukubeshya ngo ni abakobwa bamukubise ariko niko wareka kuniranya kuko na mama we koko mama reka nkubwire umuruho nubaza amoko pe umva mwana wanjye rero sibyo njye na papa twabitekereje sibyo ariko nawe warakoshije urabyemera shama ni ukuri ndasaba imbabazi dore n'uyu muhungu dore wabonye ko kujya mu bintu twakubujije aribyo byaguteye izi ngaruka zose ubu ntabwo byagakwiye kuba biri kubaho ariko njye na papa twabitekerejeho dusanga turahemutse ugomba kujya mama mwambabariye twakubabariye ugisha humura mfura yanjye mama urakoze humura nawe nari nihebye noneho humura mana ishimwe mana none se turatashye tugenda ahubwo none se ma ko nzi ko shama ni ukuri uri umubyeyi mwiza pe none se nakugira umuhungu yaneye inda ubu se urambwira ngo nzagenda ndyame uyu muntu tumutaye aha ku muhanda ko mama niko nga amatwi nk'umubyeyi unyumve ndagusaba imbabazi pe njye nateye umukobwa wawe Nicole nitwa Macenga ako se bana mubona kuryamana mubona kuryamana nta kindi kintu kizavamo koko ubu se muzamarira niko cyavuyemo n'ingaruka y'icyaha nanjye dore kivuyemo niki nuko umukobwa we naramuteye ariko ndicuza ariko nubwo nicuza ntabwo nawe umugabo mbwa mumfashe nk'abavandimwe nk'umubyeyi mumfashe ndebe ko najya kwa muganga ubundi ibindi mubimare uyu mukobwa we nemeye kumutunga mu gihe naba mvuye kwa muganga hari ukomeze pe tukabana uramutunga umeze utyo nese basi hari ikintu wakoraga uri muzima nagikoraga nayo mfite akazi ukore rero nuko uno musaza Kempo yaje kumpemukira akangira gutya ariko mureke ibyo nabyo turabikurikirana mwana we reka tubanze tuvuze uyu mwana ariko ibyo bintu turaza kubisobanura dute muzehe yuko ako mama ubwo nimba babashije kumwumvisha ko ariko ko namwumvishije ko ugomba kugaruka namwumvisha ko ese mama ubu nzajya kubyarira mu rugo abantu bose bajye banseka ngo banereye inda mu rugo mwana wawe ngaho tuzi sibyo mama wamwamfashije tuza nta kibazo okay shaka uretse iby'uyu munsi ni ubiki ntabwo bikira twicaye
Iriki se kandi. Ajyaga mbikubwira. Sinawe. Se nta nubwo ubukumbuye umuntu. Yerega impamvu hari inkuru n'inkuzanire. Iyihe nkuru se bigenze bite? Ajyaga mbikubwira. Ngo ntabwo nkunda gukunda umugore wawe mukuru. Umva. Aka kanya ngo tuvugane. Bigenze bite sarapfuye se? Ubonye? Arimo arakuroga. Andoga njyewe se? Andogera mu biryo se muki hariya neza gutyo kuri gate. Akasakumira noneho mo kagira imana. Ngo hanyure tu. Kuri gate neza. Mbonye hari ibintu amaje kwa. Byanyabyo se? Iki bikubwira. Ubwo ndabizi ushaka kunteranya n'umugore. Okay, woje none. Ngenda bikubwiye. Ubwuko ukuntu ugiye kugenda. Wowe ndabizara bura ntaga ari kure. Ntawe turi bujyana. Genda wowe uhagere basi use nkagakurya umukorere. Maze urebe ibintu urabibonye sani. Genda bibonye. Shana ntugashake kunteranya n'umugore kandi byereka nkubwiye ibintu byose twari dufitanye n'ibiki byose njye nakubwiye ko ngomba kubishyira hasi urumva bigahagarara niba ari wo mupangu ubonye wo gushaka kunsenyera njye n'umugore wawe uramenye rwose genda bizi niba unamukunda ikimenyetso dore kirahari ukumva genda ukumva ndabizahagaze hari ahantu urumva aracyahari se ubwo se nasanga uri kumbeshaho ibyangenzi we genda aracyahari utabigusha hasi wumva ibintu ari bwakubwire genda we wumve gera ngo turi bujyane kanana nyiri ukwanjye utajya wenda ntugukinisha shani wibeshye ukambeshya sani nawe ndimo ndakube twatandukana nabi kandi twari tugiye gutandukana neza akakanya tuvugana waburetse tugende turi ubwo nuko ngo ngereka amanzi imbere wowe uraza inyuma yanjye hari ubwo bizi ko turi inshuti ntago abizi ko turi inshuti wari waramucunze ku cyawe gito yego ntari bika tukanze n'indengere shari ko nibumbeshye ntago ndimo kubira Mama Audrey amakuru se nahise kuri aho ngaho akayaga ku muhanda iyi nzu urabona idakeneye irindi rangi umeze neza ariko sha ndabibona kabisa umeze neza utsinda nabibonye sha ahantu hari wabimenye utsinda niko rashe vayo hano utsinda zana akaboko hano wow is it true rashe warundoze wari wandoze wari wandogeye iki rashe ni ukuvuga ngo naringiye kubitaruka wa mugani ushobora no gusanga wari waguhaye ibintu bitanakora n'iki reka tweseye kuri wowe turebe ko ibi bintu bikora tugomba kwesera byanga byakunda ko ibi bintu bikora rashe warunjijije iki mbese numva imitungo ngo ndayitsinde muri make ni imitungo uri gushaka okay nikuzimu uzayisanga ibi bintu wantize hano ni ukuri kw'Imana nutabitaruka mburi ingurube yanjye reka twese turebe ko bikora
koko rashe wari umpoye iki iyi mitungo abagore baracutse ariko mbabara ntabwo abagore bande bagushutse baracutse bagushuka ngo bigende bite ujye gushaka uburozi nurangiza uhitane kempe nagira ngo nzasigarane imitungo nsigarane waba uzi nabimenye gute se sane yegerana imbere uyu muntu uramuzi se uyu muntu uramuzi ubu abonwa n'uhagaze ariko gusa kuva uyu munsi ndaguciye iwanjye kuva uyu munsi haba iyo mitungo n'ibiki byose sinzongere kukubona urenga hano ndakubwiye ngo singukozeho singize gute sibyo singukozeho singize gute igendere rwiza ibi bintu turashaka amazi tubikorope ni hano iwanjye kuva uyu munsi uharebe nk'utahazi igendere rwiza ntituzongere kubipfa hari ikindi ndatwara n'imodoka waguze se waguze nta waguze sani twinjire tugende hano uharebe nk'utahagira mbega umwaka byara ibi ni ibiki koko bimbayeho ubu ndajya he koko ndajya mu ruzi ndajya mu mazi ni igiki se kiri bunyeme ye baba mbega kwishinga amatiku y'abagore we mbega abagore ukuntu bankozeho ibi ni ibiki koko ubu ndarara hehe mw'iri joro koko baba we ubuse nderekeza he nzasubira iwacu mvuga ngo iki noneho yinjize n'umuntu ungana n'abana banjye ubu niwe ugiye kwicara muri iriya nzu koko mu mitungo yanjye kibaba we ubu se koko yambabariye irya none koko mbega amatiku y'abagore ubu nabyigiraga iki koko ko bitamwishe ubu se imitungo nashakaga ndayibonye mbega ingaruka y'icyaha we